ndagukunda rwose none wambaye n'ikanzu nk'yantu wayobye mu kibikira barakora garabonye ikanzu uyu munsi ngo wabonye ikanzu ngariko iragutangaza sinaneze ko nawe ufunga ujya kavukire nta nagira ubuntu y'iwacu Nyamirambo uyu munsi ni kwijuma mashabonye ikanzu ati yego kote none mbega ikanzu ikanzu n'ubwa mbere kuva nabaho gusa mu gitande yawe ntabwo uhuye pe egira babiranga iteye ubwo ku busesenguzi bugiye butandukanye cyane ko ari n'amakuru menshi ariko nagiye mbona ari amakuru avuga ko ubwo ari amakuru mashya ko ari umwe nubwo ngene hari ubwo nta mutangaza ni ko ari ibivugwa burya mu gisirikare haba harimo byinshi bitekerezwa cyangwa se bagatera na metero bakareba ese ninde ubikwiye ushaka gusimbura Lieutenant Colonel Wiringoma watabarutse yego wagiye muri komandoma ariko kuva muri G5 urumva ukajya kuyobora brigade bibaye ari amahitamo ya komandoma yamujyanyeyo bibaye ari nko gutereta ferire batereka nigire kurwana umuntu wasabye kurwana ntabwo wamugarura mu ntambara z'amagambo yego cyangwa se woherejwe kurwana kuko reka tubifate gutya genda umva ntabanyuranyije nubundi iriya communication yose bari abavugizi bose yego nkeka ko muri mouvement politico militaire bakabaye babarizwa muri G5 ubwo rero no kuvuga ngo bakagabaye babarizwa muri G5 akaba ari umuyobozi wabo yego ubwo kandi Samuel nyine yabayewe kuko G5 ni departement ibi yifitemo relation publique yego umubano n'abandi bo hanze kandi nkikika ko media yakaba yizama aho ngaho depending nuko structure yaziranye shyamba yabikoze yego rero ni nka ndashaka kuvuga abantu bavuga nyine buryo buvugizi no kumenya kunyu uvuga n'umuturage n'umunyamakuru n'umusocial media no mu YouTuber n'iki byose ukabasha nyine kuba understandinga no kubaha igisubizo cyanyacyo bagukeneyeho ubwo se bambe ariko mu venture igira abantu benshi rero ubwo ibaze nawe niba tuza abo ngabo aho tutazi ni benshi none se kimwe nuko bashobora kurambagiza nicyo nenge nk'umukada wabo uba uzobereye ibi ngibi cyane urumva none se nta bantu babakada bashaka gufata na titre erega bari bagufata kubera ubushobozi bakubonamo muri kadaship uba Canada uba Europe bahe hose nanoza na colonel zi presque honoraire zibaho niba babona muri structure yabo no muri mindset yabo kumuvugizi egare kuko na Wiringoma yazamutse kuriya baraguhamagara ubusanzwe uri umukada bakakuna amakoloneli urumva koloneli umuvugizi wasanga utanarashe n'umuntu no mu kirere ukaza bajya kwikose nyuma ubwo rero abantu batari metero bajya banatekereza ko mu venture yanakora mu bahinga mu bya communication bonyemo nyine umukomanda mwiza yego cyane ko buriya rero munyeshyamba Sandrine wamugana ngo Sandrine ngo Marshal wawe nanjye Sandrine wanjye buriya rero nkwibwira story buriya urumva nimiri gutya nk'umusaza buriya muri commande haba inyungu nyinshi kurusha muri ibi bya politique kandi ntazagire kubura ngo umurwayi ntambara badafite inyungu bose sa abantu yego muri commande nyine ubukomandinga sibyo uzi wateze goye ingoni kuri tere mu gihe uvugize utegereza strep byagenze gute hapfuye bangahe hakomeretse bangahe hagize gute hafashwe hari sanga byagenze gute yo ibintu nk'ibyo uzabaze burya no mu batekinisiye no mu ministeri nahe hose tutagiye muri Kongo nahe hose umutekinisiye uba kuri ground urumva mu by'inyungu twese duhanira hano ku isi arutuma ministeri tekinisiye wirirwa mu ntebe yikaraga kubera ko jewe ninjya kuri ground kuri tele no mu banyamakuru umunyamakuru wo kuri tele n'umunyamakuru wa societe nta muri studio nta bahurira jewe ngiye kuri tele maze gutara amakuru nyepfu abavandimwe be cyangwa aya broker ahantu n'iki byose agenda agwagwana kuri bya ipikipiki bagendagaho buryo biteza mbushu bituvuga uti iki ni ikirombera cyo kigenderaga ibyo byose rero bikiza abakomandazi n'abasirikare baba kuri ground mu gihe wasigaye muri office urumva ibyo bintu utabigeraho inyeshyamba ntizihembwa ntizigira gutengira ngo nta zindi nyungu zazo rwose basirikare kaze gucaginga duyi ibiri bintu bya mbere byiza umuntu uri ku rugamba ahura nabyo mu mateka y'inyeshyamba yabahuye nacyo umugaruye muri ibyo mu ishyamba haro yewe jewe none Marshal ndi Kigali mbwira uko urugamba rwagenze mwarashuye bangahe byanye mu buvugizi wahabonyeshe pe wagenda ukarwana ibi mvuga c'est une chose un peu paradoxale nyine umuntu dukurikiye ashobora kumva ubuvugizi ari umwanya w'icyubahiro kuko wabonye Wiringoma mu modokari meza kamera zose zigize gute kamera sazikuramo iki
ya modoka ikundwa na benshi turabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Bakunzi ba Gasaro TV turaramukije muherereye mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Ni ukuri Imana y'amahoro ibabe hafi ndetse ibaha umugisha, namwe mukomeza kuzamura subscribe. Ubwo ni umubare wa subscribers, ni ukuri Imana ijye bandebera icyoroshye. Mashari ni umuntu wanjye ndetse nzi neza ko ari umuntu wanyu benshi mukunda ibitekerezo bye n'usesenguzi bwe bugiye bitandukanye. Masha, umeze neza? Meze neza cyane, nta kibazo ufite. Ugiye se nabara kumera neza Friday. Ikintu nsetse ni umuntu wanyandikiye ejo bundi ngo ariko ngo iyo ngo ukunda kuba Mashari n'umuntu wanjye urumva ngo biba bisa naho ngo udashaka ko abandi bamubera inshuti. Ari umwe wanyemye isaha wayimbeshye se? Simuzi, nabonye afite nimero yo mu baturanyi. Yo mu baturanyi? Yari kukongeraho kantu ngo n'umuntu wacu n'umuntu wanyu. None se ntabwo n'umuntu ndene yavuze ngo n'umuntu wanjye. None se niba n'umuntu wawe sindi umuntu wabo. Siyo mpamvu se akugo bazi imbaraga ziba zakoreshwe kugira ngo nze kwicara hanga ubanzanire cyangwa bagira ngo ngende ikame nkabyirane. Hakoreshwa imbaraga nyinshi basaza kugira ngo nze kwicara kuri ze kamera, no kuvuga ngo Gasara barasitaragorinze kugira ngo nyine aba anzane ambu wanyu. Nese nyindi kame nkabyinane. Wese kutajya ugaragara. Cana yanjye kame nkabyinane se? Hoye. None se. Ntago ari kame nkabyinane ko ntago yabyoroshye. Ni kimwe ku kindi. Ngiye so bagira ngo amacana bashaka ko nyakorera ni makeya. Wajye uvuga ko twuzuzanya ariko ukayigakoresha karaka. Twakuzuzanya se gute? Ibyo ntago byakura twuzuzanya. Shishawe. Ntago twakuzuzanya ubwo turuzuzanya kuko mfite amakuru Marshal naba hari ngasesengure ayo makuru ntago yaba yuzuye. That's why ubusesenguzi bwawe ni ingenzi. Ariko nanone umusesenguzi nzi kujya akazi kenshi Marshal hari n'amakuru ubuzi ariko wenda hari nandi ubutabonye. Ubuse ko ndimo kugabanya amacaro dukwana ko yawe itarimo. Mwebwe mujye mushimira Gasaro mukande n'akanyenyeri kubera yuko hari imbaraga zikoreshwa ngo Marisharazi. Ubwo rero Kaprari nawe igihe azazira nyine. Icyo ni ikimenyetso cyerekana nyine urukundo nkunda. Ndagukunda rwose none wambaye n'ikanzu nyanto wayobye mu kibikira. Barakora garabonye kanzu. Uyu munsi ngo wabonye kanzu ngarikira gutangaza. Sinaneze ko nawe ufunga. Ujya akavukire nta nagira ubuntu y'uwacu Nyamirambo. Uyu munsi ni kwijuma. Majabo yikanza tuyego kwati none mbega ikanzu. Ikanzu n'ubwa mbere kuva nabaho. Gusa mu gitande yawe ntabwo huye pe. Ejiri babiranga iteye ubwo. Kanigendere mu makuru. Mashanda kwibujije kari kabereze. Abantu muri quartier ziwacu hariya. Bana kuri Friday no mu gifungo. Bana abantu babambaye neza bikwije hose kuburyo n'igini muciye hitipfa. Baba bica amagini. Yego. Kandi ubona ari ibintu byiza, abantu bahendutse. Hari n'ubudasuza uvuga uti simuzi kumbe n'umuntu uzi. N'umuntu uzi aho wambaye shariya mu gisibo. Wambaye shariya mu gisibo. Rero rwose nawe uyu munsi wabyubahirije. Ufite ujya kuvumba ntuze ipirawo se umbaze. None Sandrine. Karame. Weekend imeze gute? Weekend imeze neza nukuri. Muri iyi minsi ndumva umutima wanjye wishimye, ntago nzi impamvu ariko ndi gugenda nsatira n'isabukuru yanjye y'amavuko. Nshimira cyane. Baba we. Nshimira cyane umushuti wanjye witwa Jean Paul wambwiye ati itariki y'amavuko rwose njye nemeye ko nzagusohokana. JP ndagushimiye. Si ibindi byinshi simbikuvuzeho ariko nzi neza ko aradukurikiye iki kiganiro. Yambwiye ati itariki y'amavuko ibiri minsi 2 ngiye nzagusohokana. Nta kibazo ubwo ngo ura bayimushimiye. Anye nshimiye Imana kubera ko mise nyabika ayo nateganyaga. Oya si cyo abantu baza gusohoka dari babiri. Bitavuze oya uvuka kabiri nkaza nkomeze iki gihe. Sivuka buri kwezi. Ukwezi kwanjye buri muntu wese ukwezi kugomba kurangira yishimye. Niba ari nabandi muteganya ama gift muzampe gift pe. Nazaguhe gift. Nese bitwaye iki?
nyine uzagusohokana numvaga ntekereza oya ni umushuti wanjye nani nyibyubaka ngo ndebe ko bizakunda none ubwo mbaye oya nawe we wone ushite iyo ubutaha nta kibazo oya reka nigendere mu makuru JP ni umushuti wanjye kuva kera ni umushuti wacu umushuti wa famille yanjye umuntu wambeshye isaha azareke nzigurira yanjye niba yumva atazayizana kuko nanone niwe wabitekereje kandi yatekereje neza pe mu buryo bwose bwiza cyane hari n'umuntu witwa Patrick w'i Dubai Patrick ndamusuhuje yanyemereye ingofero ngo nziza cyane Patrick w'i Dubai aradukurikira hari abantu b'i Dubai tubasuhuze bari mu bibazo bari masasu bari he hose ahubwo simeruka kubaza Kasimu uko bamerewe urumva simeruka kubaza Kasimu uko bamerewe ariko undi wamugani simbizi namuteguje twabikora ariko nyine Dubai hari igihugu bita Tanzania cyasetinze uburyo kujya kubakurayo na Tanzania Air ibyo mu Rwanda simbizi neza kubura Kasimu hafi mu kiganiro nta kibazo yego bwana Mashari ndifuza ko duhera ku busesenguzi bugiye butandukanye cyane ko ari n'amakuru menshi ariko nagiye mbona ari amakuru avuga ko ubwo ari amakuru mashya ko ari umwe nubwo ngene hari ubwo nta mutangaza ni ko ari ibivugwa burya mu gisirikare haba harimo byinshi bitekerezwa cyangwa se bagatera na metero bakareba ese ninde ubikwiye ushaka gusimbura Lieutenant Colonel Wiringoma watabarutse yego wavuga benshi kubera ko na mbere yuko tumenya cyane Wiringoma cyangwa se n'igihe yagendaga azamuka kumenywa kwe kuzamuka ubundi ugiye kureba ugasanga buriya muri no vague ya M23 uyu munsi habanje kumenyekana Canisius yego Canisius waje ku aho muri cadre wenda bigikomatanyije cyane hamwe nubwo na Wiringoma icyo gihe yakoraga kugeza ubwo yaje no kujya gusa abantu bagira bamuhimba amazina ya bwana munyamakuru urumva yego bugera kugira ngo kore communication ugeze naho ufata inyito nk'izo ngizo zihariye kubera nyine uburyo ufashanya n'abanyamakuru cyangwa gute Canisius baracyahari uretse ko wenda kuvugira igisirikare ntabwo nzi ko byakoroha kuko simuzi nk'umusirikare kereka abaye umusirikare ntabizi hanyuma ubwo urumva no kukwerekana ko bano bantu bafite abantu benshi bavuga yego hari nk'umukoloneli muri M23 witwa Colonel Julien Mahano ngira ngo hari yari mu bantu bungirije mu butasi bwa M23 ngira ngo mu gihe Colonel Zenze yashyirwa mu G2 banza baragendera imwe muri iyo departement Willy Mahano nakunze kumubona muri side ya Sud Kivu igihe Bukavu yafatwaga nabonaga aba hafi ya ba guverineri bano bantu rero ubwo urumva ko yakunze uzarabe na Bernard Maheshe nawe akunda kuba muri Sud Kivu uriya wungirije Makenga ni muri iyo cadre nabivugagamo ko yagaragaye cyane muri no ntambara ya Goma Bukavu Bukavu cyane sinkimubona yo mu mafoto ngo naracicikana nanyuranamo aratanga ibisobanuro agira gute ibintu nk'ibyo yego abo ni abantu ubona ko ari abahanga cyane ugashyiramo nk'uyu wahoze ari G5 uriya nyine Samuel wagiye muri komandoma ariko kuva muri G5 urumva ukajya kuyobora brigade bibaye ari amahitamo ya komandoma yamujyanyeyo bibaye ari nko gutereta ferire baterekana igire kurwana umuntu wasabye kurwana ntabwo wamugarura mu ntambara z'amagambo yego cyangwa se woherejwe kurwana kuko reka tubifate gutya genda uva ntabanyuranyije nubundi iriya communication yose bari abavugizi bose yego nkeka ko muri mouvement politico militaire bakabaye babarizwa muri G5 ubwo rero no kuvuga ngo bakagabaye babarizwa muri G5 akaba ari umuyobozi wabo yego ubwo kandi Samuel nyine yabayewe kuko G5 ni departement ibi yifitemo relation publique yego umubano n'abandi bo hanze kandi nkikeka ko media yakaba yizamaho ngaho depending nuko structure yaziranye shyamba yabikoze yego rero ikintu wigeze kuba cyo ubusanzwe ikintu wigeze kuba cyo kuba warabaye komanda kuri umbrella iri hejuru yakabaye barizwamo ikintu kuza ukajya anda yacyo no kawaida ku bantu bazi igisirikare ntabwo byo bari sawa urwego wigeze kuyobora urumva unkurikire neza witonze urwego wigeze kuyobora mu ngabo kuza ukaba umuyobozi muri uri anda
y'icyo ari cyo mbere it doesn't work ubundi. Niyo mpamvu amategeko ya gisirikare akubwira ko nk'urugero warabaye chef d'état major, urumva utakongera kuba chef wa division ngo bikunde, kuko warayoboye amadiviziyo ari munsi ya état major. Yego. Icyo gihe nyine ujya mu mwanya w'abajenero ngo ukaba wahabwa umwanya mu myanya ya politiki, nibwo ubona abantu bababaza ambasaderi, nibwo ubona abantu bagirana mu ofisi hari ku mayita majoro bakakorera akazi nyine, mbega wakora byinshi mu by'ukuri, ariko ntabwo wakongera kujya mu buyobozi bwo hasi y'ingabo y'ubwo wigeze kuyobora. Aho rero niho Colonel Samuel Nsabimana uvuga uti ko yabaye G5 bangoma bakaba bari muri departement by'ukuri yakabaye yariye, sibyo? Yego. Hanyuma yaza gute muri iyo department kandi ifite undi muntu yikuriye ari we Sebagenzi, kuko Colonel Sebagenzi ni G5 wa M23. Nsabimana naza arajya mbibe ari kubyubatse bien entendu, araza ajya mu anda ya Sebagenzi, kandi Sebagenzi niwe yakuye. Yego. Ntabwo ko bari kujya imbere mu gisirikare, ko bari gusubira inyuma. Yego. Sintekereza ko rero ntabwo Samuel Nsabimana ndimo kumubonamo, na cyane ko hari abo tuzi nka ba Colonel Mwamba, uriya warasamwe na uriya wapfiriye muri bwa bugambanyi bw'u Burundi. Yego. Colonel Zayirwa bagishwa, kandi amakuru mbona ambwira ko yorohewe, gusa sinibuka niba bataramujyanye mu gipolisi mu minsi ishize, kuko nta makuru nabwo ntahamya, ariko birashoboka ko yaba yasigaye mu gipolisi cya M23. Ndavuga abo nsanzwe nzi rokanse zabo, kuko abo tutazi ni benshi. Yego. Abo tutazi ni benshi, abagiye bagaragara rero ni nka ndashaka kuvuga abantu bavuga nyine buryo ubuvugizi no kumenya kunyu uvuga n'umuturage n'umunyamakuru n'umusocial media no mu YouTuber n'iki byose ukabasha nyine kuba understandinga no kubaha igisubizo cyanyacyo bagukeneyeho. Ubwo se bambe, ariko M23 igira abantu benshi rero. Ubwo ibaze nawe niba tuza abo ngabo, aho tutazi ni benshi. None se kimwe nuko bashobora kurambagiza nk'umukada wabo uba uzobereye ibi ngibi cyane, urumva? None se nta bantu b'abakada bashaka gufata na titre, erega bari bagufata kubera ubushobozi bakubonamo muri kadaship, uba Canada, uba Europe, uba hose. Nanoze na Colonel presque honoraire zibaho, niba babona muri structure yabo no muri mindset yabo kumuvugizi egare, kuko nabiri ngoma yazamutse kuriya, baraguhamagara ubusanzwe uri umukada bakakuna amakoloneli, urumva? Koloneli umuvugizi wasanga utaranarashe n'umuntu no mu kirere, ukaza bajya ku ikosi nyuma. So ubwo rero abantu batari metero bajya banatekereza ko M23 yanakora mu bahinga mu bya communication babi Burayi no mu yindi migabane cyane, birashoboka ku buryo abo dutekereza bashobora kutababo, ariko kataza kuncika ibyo bazakora byose, nubwo nta nama bangishije bazakiraho umuvugizi n'umwungirije nkuko babikoze muri politiki, kuko ndakeka iki cyuho cyose gihari wenda bo batabona, ariko umunyamakuru abona ntabwo yamenye ngo ubu ngubu balance inkuru yawe urabaza nde, kandi wakabaye Colonel Sebagenzi nka G5 wakabaye nane, kandi na Colonel Sebagenzi ntabwo tuzi umwungirije, nubwo ari G5 ntabwo tuzi ngo yungirijwe nande, simbizi. Urumva rero abo dutekereza ni benshi, nundi wese muri commentaire uzagenda ubona bakubwira n'abandi bati nakana kayabishobora, ariko iriya Julien Mahano n'umuhanga cyane, kuko ndibuka ko mu kibazo cya Kishishe igihe leta yabashinjaga kwica abantu muri Bwito, n'ikipe y'abanyamakuru nyirango y'abantu bitaga niba ari Kivu Press Agency, barimo wa munyamakuru Ritenze ndetse Huitenze w'umuzungu, ngira ngo hari umunyamakuru w'umunyarwandakazi nawe wagiyeyo, Delphine ngira ngo nawe yagiyeyo. Ubona ko sinzi bagiye Kishishe, ariko yakunze kujya gukavara inkuru hariya. Ndabona barudatsimburwa bagiye abantu Kishishe, urumva uribuka yasaga ari Jazira na rudatsimburwa muri bya bihe byegeranye. Ndavuga Muzehe Albert, wenda no kumuvuga mu izina gusa, ari umusaza arananduta, urumva? So rero jewe ntakubeshye, muri no myaka 5 urugamba rumaze, amadosiye akomeye aremereye, kandi urabona ko umuntu muri communication aba afite femu, urumva? Yego. Buriya sindagura, sibyo? Uretse ko kantu navuze ka Colonel Nsabimana waba asubijwe hasi kurusha urwego yaragezeho, ndavuga muri appointment, ariko Julien Mahano yabikora. Abantu bamuzi n'umuhanga, kuko hano ushyiramo n'indimi.
ukareba ntabwo nzi indimi neza avuga ariko ashobora kuba zivuga ari nyinshi yarize hano cyane umuntu BBC zahamagara BBC Network Africa urumva BBC Afrique mu gifaransa BBC Swahili urumva ab'ikinyarwanda ab'igiswahili abiringara kandi Wiringoma yageragezaga muri ibyo byose gusimbura Wiringoma ni ikose yaba ahubwo ibituba tunavuga biba binagoye ariko jewe rwose nteye metero aho sinaburamo umwe kandi rwose hari undi uzi wowe ngene ko mu makuru gato nagerageje kubaza bamwe bagiye bambwira bati ushobora guhabwa amahirwe witwa Nsabimana Colonel Nsabimana ashobora kuba ari kuyahabwa niwe navuze ariko aho ngaho mashare ko yateye metero arashije biragoye erega wibaze kandi tuzi kuba baramujyanye muri commande ngira ngo aba muri Western Front bari abo muri Masisi hose erega buri umuntu umujyanayo kandi undi yaramuvanye mu bisa n'ibyo turimo kuvuga haruguru urumva abo ashobora kuba yaramubonyemo nyine umukomanda mwiza yego cyane ko buriya rero munyeshyamba Sandrine wundi wamugana ngo Sandrine ngo Marishari wawe nanjye Sandrine wanjye buriya rero nkwibwira story buriya urumva nimiri gutya nk'umusaza buriya muri commande haba inyungu nyinshi kurusha muri ibi bya politike kandi ntazagire kubura ngo umurwayi ntambara badafitemo inyungu bose si abantu yego muri commande nyine ubukomandinga sibyo uzi wateze igoye ingoni kuri tere mu gihe uvugize utegereza strep byagenze gute hapfuye bangahe hakomeretse bangahe hagize gute hafashwe harisanga byagenze gute yo ibintu nk'ibyo uzabaze burya no mu batekinisiye no mu ministeri nahe hose tutagiye muri Kongo nahe hose umutekinisiye uba kuri ground urumva mu by'inyungu twese duhanira hano ku isi arutuma ministeri wirirwa mu ntebe yikaraga kubera ko jewe ninjya kuri ground kuri tele no mu banyamakuru umunyamakuru wo kuri tele n'umunyamakuru muri societe nta muri studio ntaho bahurira jewe kuri tele maze gutara amakuru nyipfundikiye maze kohereza inkuru yanjye umuntu ahita aza muri quartier akambwira ngo hano haba n'ibibanza bya make yego ukureba hariya ushoye imari mu gishanga cya Ntende muri Gatsibo nawe ukagura utiniki wunguka gutya uhavana amakuru arenze ayo rusanzwe ufite sibyo yego none se uri kuri ground ararwana ikirombe cyafashwe nande nanuze urumva none se ko jewe nakubwiye ko ari umuntu wambwiye ukuntu kurwana no mu mercenary wagize amahirwe ugahura na unity na platoon ya mercenary yabimbwiye se kandi umuntu ukomeye ntabwo tahira aho ngaho rero mercenary biba bigiye nemeze bifite amabanki muntu nk'ibigenda na banki munuze muri poche bombe hari umumercenary urabona udafite poche bombe burya ya mbere ni hano ya kabiri naha Kongo nta kwana manga ryagira ngo muri umane hitahereza wabo delegate biragoye yego irahari ariko rero kuribona wari kare no muri nahe hose biragoye igihe atarakimirana ngazajya mu pasi nikonje ku bantu bazi igisirikare agenda asendingire abavandimwe be cyangwa aya block ahantu n'iki byose agenda gwagwana kuri bya ipikipiki bagendagaho buryo biteza mbushu bituvuga uti iki ni ikirombe cyo kigenderaga ibyo byose rero bikiza abakomandazi n'abasirikare baba kuri ground mu gihe wasigaye muri office urumva yego ibyo bintu utabigeraho inyeshyamba ntizihembwa ntizigira gutengira ngo nta zindi nyungu zazo rwose basirikare kaze gucaginga duyi ibiri bintu bya mbere byiza umuntu uri ku rugamba ahura nabyo urumva kuko umukomanda yarambwiraga ati kohereza abana ku rugamba ukabwira ati hari abacanshuro uvuga batanu ba mbere bagiye wongera guhamagara ku cyumba bakubwira ati twa affaire termine urumva yego kandi bakagaruka bamwenyura ngo bya bicanshuro none ngo nagutya so rero gukura Colonel Nsabimana munoze muri commandoma nicyo kibazo cya mbere mu mateka y'inyeshyamba yabahuye nacyo umugaruye muri ibyo mu ishyamba haro yewe jewe none Marishari ndi Kigali mbwira uko urugamba rwagenze mwarashuye bangahe mwagize gutera ikiri kimbwira ngo agatangira akagwaheze musaza ibyo ibintu nk'ibyo ni byiza ni image y'icyama kandi nta musirikare wa deploying nka byange sinakwe tu deploying hano ariko kugira ngo mvane muri commandoma nkujyanye mu buvugizi wahabonyeshe pe wagenda ukarwana ibi mvuga c'est une chose un peu paradoxale nyine umuntu dukurikiye ashobora kumva ubuvugizi ari umwanya w'icyubahiro kuko wabonye Wiringoma mu modokari meza kamera zose zigize gute kamera sazikuramo iki inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro
Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.